nizeye ko wumvishe kwinginga kwanjye. Uwiteka we ni ukuri, umanukire kumvira bike ugakora byinshi nk'Imana ikomeye, kandi ngo mbere yo kubikubwira wabanje kubimenya. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Yesu we, uzaza ryari koko ko nkeneye kuntabara? Uwiteka we Mana, ni ukuri nkubone pe, nkubone kuko ndarembejwe. Bise kandi Mana yanjye, ese ndamubwira iki? Amwihoreye. Yewe Uwiteka we, ngo uzaza ryari Yesu, ko nkukumbuye. Uzaza ryari Yesu, ngo nduhuke imiruho. Kambe niryamiye. Ayeyeyeye, arongera arampamagaye Mana yanjye. Se ndabigira ne koko? Ako se ubundi aka kazi abanyishyuza n'ubundi kenda no kuzangwaho. Ayiga Mana we, ariko si ubu koko ibibazo nzabibamo kugeza ryari? Ubuse Mana yanjye, ubu ndakora amafaranga y'iyi nzu koko. Ubu se ko nshimye njya mwihisha, nkagenda ntambone, nkagenda nkajya muri niba turebe butaracya. Yawe, ubuse nzabigenza nte? Ni ukuri Yesu antabare. Alo? Halo? Ese ubona warambaniye? None si iminsi nakubwiye urabona yararenze? Sinakubwiye ngo unyihanganire? Yararenze se, ahubwo kwihangana kwanjye ko bigiye kurangira. Erega mubyeyi ni ukuri nyihanganira, ntegereje ko Imana ingirira neza. Yego Kigali, Imana ikugirira neza. Se ubu ngubu ibyo ugira ngo nabibwira umugabo wanjye? Urumva hari ahantu nasabye akazi, kandi rwose Yesu nabigenza neza ndakabona vuba. Ibaze nubona akazi uzanagakora, wenda dusipoze ko wakabonye uragakoze, ubwo hari ikindi gihe nese ubwo ako kazi kazishyura amezi 5 urimo. Nzabishyura. None se ni ukuri nyizera, ntabwo nzagenda nkwambuye. Reka umva nkubwire rero, urabizi igihe nahereye nkwihanganira ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu. Kwihangana kwanjye biranze. Nyuma y'iminsi 3 nzaza twandikirane bundi bushya uhabwe priyave. Ariko subaka akanya koko muranyirukanye, singaye wenda ngo n'iyi nzu yanyu irashaje yenda kungwaho. Ako se ku buryo wanyirukana gutyo? Nshyashya soni ngo irashaje, wakubona uko usa wagira ngo wenda ufite n'amafaranga yo kwishyura, none urumva ivogo nyuma. Ni ukuri ni ibihe bibi ndimo, ariko ndabizi icyiciro cyawe nkaho wagihaye agaciro ngo irashaje. Ariko se na kera na kare sinakubwiraga ngo umusorere hari ihora iri kuva? Ishyura nkukosorere, ariko utarishyura nyuma y'iminsi 3 ni priyave. Nuko nkubwiye ko nanjye nabuze ibisobanuro nk'umugabo wanjye, kandi ni ukuri mu we Mana we, use akubye atananyemereye. Yego n'ubundi karashaje, ariko se Yesu we, ariko wabona icyo gihe cyiza cyo kujya Imana inyimure inanshyira hagutse, nigire n'ahantu heza ntawamenya. Buriya ibigeragezo byose umuntu acamo ngo ntabwo ari karande, kandi si n'umurage. Uwiteka we, ako si ubu koko nzasenga nariyirije, narasenze ayo mu mazi, nagiye mu misozi. Mana yanjye, dore ukuntu ngana sinkirya. Ubu koko waje ukangirira neza. Wantabaye Yesu we, wantabaye Mwami, wandinze guseba koko. Harya ngo aho umuntu asebeye niho umusebezurira? Ariko si ubu ko nasenze Imana, ko niyirije, ko ntako ntagize. Ubuse njya kureba arashira nguriza amafaranga. Ubuse kuri butike reka inzara irananyishe Mana we. Ubu mbigenze neza. Ariko reka kamamagare Rasheli ndebe ko yanyitaba. Ako si ubu muhamagare cyangwa kumwibwirira wenda yangirira impuhwe. Reka njye hari n'igihe nabona n'agacyayi nkango Mana we, nimbona unyumuye muri kariya kazu gashaje Mana yanjye, ni ukuri nzaguha icyubahiro. Mana, ibibazo bigeze naho nsigaye ngenda mu muhanda nivugisha koko? Oya, njye mu kazi banze njye kureba Sisi, maze iminsi mutekereza amakuru ye. Reka mbanze njye kumureba, kuko ubwo umutima wampase kumureba buriya hari impamvu. Yego ko dore nguriye namutekerezaga nawe antekereza se. Mana we, ko mbona yananutse se, ko mbona ameze nk'ufite ibibazo.
mana we ko mbona agenda yivugisha sisi reka nze ngusanganire ma yo disi nari uraho neza amakuru meza disi mwinshi disi yo Imana ishimwe mana ihimbazwe amakuru amakuru ni meza ewe wese umeze ute sha nta kigenda habaye iki se habaye iki ndaho nyine urebye maze ni iminsi by'iyi minsi ngutekereza umutima ukambwira ngo nze ngusure nyine nkawugira amahirwe menshi gukunda n'ubu ndacyashakisha ntabwo ngo akazi wabyemera akazi umva aho bigeze ako ariko kose nabyemera yego ni ukuri ahubwo se bimbwire neza neza ntinye kukubwira ko naguha akazi pe nuko Sha nubwo wajya nagakora. kumbaza umbwira ngo ufite ibibazo ntabwo numva akazi kanjye ko gucuruza muri alimentation utakemera yego ko mana ahubwo sinabikura hehe kandi shamaze iminsi hari igihe mbura umuntu nsigaho nkabura umuntu nsigira abana nkaba ndi mu rugo alimentation ikaba irafunze papa wabo yaba adahari ubwo bikambana ibibazo nyine igafunga urumva abakiriya sha njyewe nagakora cyane ko n'abana ubu nabohereje mu ntara ntabwo ari njyewe mbafite ni urwo rwego bigezemo sha ni aho ngaho bigeze ariko ntegereje ko Imana izangirira neza urumva rero ako kazi rwose umva nagukorera naba umukozi mwiza mana yanjye ko nta cyankereza se gusa wajya umpa umunsi umwe wo kujya gusenga none se umuntu ntaruhuka umunsi umwe nyine ngo wahitamo nawe uzajya uruhuka kuko dukora iminsi 7 ubwo waruhutse nanjye naba nkugumyemo none se ngende nitegure ko kujya kuma akazi ngenda kubwiye ngo ngiye kuguha akazi ndetse ndaguha na avance n'ibihumbi nka 400 urahita uyama none hase cyangwa nyine nuza gutangira akazi umva nahita mbona n'ukuntu nishyura inzu wa mbere uzi ko ubu ariko Imana ni nziza we inzu se ifite ikihe kibazo yego ko mana ubu buri ngubu ndeba ndi muri preavi ni nkaho ntafite ahantu ho kuba niyo mpamvu wivugishaga sha naho ngaho nyine ntugire kuguha avance y'ibihumbi 400 ukemura utubazo kuko nzajya nguhemba amafaranga 150 ku kwezi urumva nzajya ngenda nkataho senkani mu mezi 8 umwaka uzajya kurangira Imana ishimwe ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro urangije kunyishyura ideni ry'avance urakoze ni ukuri genda tuze rero ushyire umutima hamwe kuwa gatatu uzaze ngo sheke ugiye kuyabikuza twandikirane nyine nk'amasezerano y'akazi niturangiza wishyura iryo deni ukemura utundi tubazo kuko gukoresha umuntu ushonje nabyo ntabwo ari byiza ni ukuri urabizi ko inzara iryana byapinze cyangwa ubona twarasubijwe tutarabanje kuribwa Imana ishimwe ko mubizi byibuze naba nawe noneho n'agasura karagaragara ntabwo urageraho ku rwego njye nari ngezemo hahandi n'isura itagaragara ariko Imana ikugirira neza irarenga ingirira neza ititaye ku ivuko mana we ititaye ku myaka ntawasenze Imana cyokora ngo yikorere amaboko ngaho rero reka njye mu kazi dore nkubonye kare nari ubu iyo nkubona nari guhita nza mu rugo Imana ishimwe umunsi mwiza suza abana kandi urakoze Imana iguha umugisha impore rwose iguha umugisha yo kabyara yiga mana ubusasiriye ariko mana we ngo umwami abura ibitotsi we Imana ishimwe we yabuze ibitotsi ku bwanjye ariko Imana irumva we ntawasenze Imana ngo yikumva wa mana we haleluya muzamuriye icyubahiro byumva aho uri mu ijuru Imana sinjye uzarota kuwa gatatu hagera Yesu we ako se buriya Imana imukoreramo akampana yo kurya nonaha kuko natwe reka nkomeze njye kwisurisha shiri wabona mbonye icyo kurya n'icyo kunywa ariko mana yanjye umva ko abantu bavuga aka kazi ni nkabona umva ndahita ngenda nishyurire rimwe nyiri byondo umva ndahita mwishyura amezi muhe narenga maze ndebe kariya kazu ke ako se ubundi wazahita nimuka yewe reka mpamagare ako se igihe nahereye guhera mu gitondo saa hasi ubu yandangiye alimentation nziza muri iyi karitsiye singi mana we buse alimentation yandangiye ni iyi ngiyi ariko yaba imbereye ku isi mana harafunze ntanyitaba guhera nijoro mubaza byanditse bavuga ngo aho mutindi yanditse ntiriva oya ntabwo ndi umutindi reka nongere ngerageze reka yayikuyeho ariko mana bakire mana ukuntu nari nizeye ibitangaza nyir'inzu ndamubwirira baba we ariko se ubundi izi mesaje mfitemo yego mana yanjye ariko disi banza narataye n'umutwe
uzi ko yampaye message ejo hashize ngo bya bintu ntibigikunze, ukuntu naraye se ntekereza ngo biremera, ukuntu nazindutse njya ku kazi ke, kumbi yarampakaniye. Ariko mana yanjye we, ubu se mbaye uwande mana, ngo umugabo we yabyanze koko. Ariko Yesu we, ubu nagucumuyeho iki koko? Ariko mana we, ibintu byose njya gufata bikanga, ubu se ni karande bahora batwigisha, ubu se bipfira hehe? Niki gituma ikintu cyose ngiye kwerekezaho amaboko cyangwa koko? Witeka we, mwana wanjye witinya, ndi kumwe nawe. Usome Zaburi ya 46 ku murongo wa mbere. Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. ayo ese kandi ndi kurota kuri aya manywa. Zaburi 46 umurongo wa mbere. We ngo ni umufasha utabura kuboneka. Yesu uri mwiza koko, nyamara Imana iramvugishije. Apu nta nubwo nkwiye kwiganyira Imana, ibyo ncamo byose irabizi. Iyi nimero y'abakiri mpamagaye si ngo 0830. Ubu ni amahorora. Ego ko mana yanjye, Yesu we, birabibyuya. Mwana wanjye witinya, uri kumwe nanjye papa? Kanitabe ndebe ko hari iki. Alo? Alo? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Yego niwe muvugana. Uribuka ya kampani iri mu Kiyovu wadepojeho? Yego ndayibuka. Tebuke wihute uzane dosiye zawe kandi uje witeguye gutangira akazi. Yesu Kristo we. Bisi ibyo numvishe nibyo. Ariko ibyo we, wumvishe nibyo. Yesu, Basanze ari wowe wujuje ibikenewe byose kugira ngo tubere. urakoze cyane, ndabyubahiriza, murakoze. Sawa, mugire umunsi mwiza. Yesu Kristo we, ariko mana we, ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe. Urabona uriya mudamu ukuntu yari yanyijeje ibitangaza, kumbe Uwiteka hari ibyo ampishiye byinshi kandi byiza we, mana we.